TV. Bakozi Imana bene data, amahoro y'Imana bane namwe. Ni Nayoti nkuko bisanzwe tubifuriza amahoro y'Imana, imigisha ivuye ku Mana, tubabwira ngo mukomeze kugubwa neza. Muri studio za Nayoti TV turimo kubabona mwene data, reka tumusabe abasuhuze anabibwire. Karibu mwene data. Murakoze, ndabashimiye. Nitwa Nibikora Bosco, ngize umugisha iki gitondo wo kuza kubana n'abantu bakurikirana urubuga rwa Nayoti TV. Imana ibaho umugisha, nshimiye Imana inyemereye kugira tuze tubana aka kanya. Murakoze cyane. Yego Bosco, Nibikora. Uyu munsi wateguriye iki abakunzi ba Nayoti TV? Ndabashimiye mushumba. Ikintu cya mbere abakunzi ba Nayoti TV bagomba kumenya, uyu munsi ubwo nari ndimo senga, yego ndi mu byiza, nagize kubana n'Imana, ariko nza kugirirwa umugisha, nza kugira iyerekwa. Nyuma y'iyerekwa Imana ivugana nanjye, ndabwirwa ngo nze kubwira abantu bakurikirana ibiganiro bya Nayoti TV, by'umwihariko abantu biringiye Imana, abantu babanye n'Imana. Ndabwirwa ngo nze kubabwira ngo murarushye, ariko ubwo nakomeza gusenga nagize umugisha, mbwirwa yuko nimukomeza kubana n'Imana, Imana igomba kubaruhura. Amen. Karibu rwose, wakomeza ukatuganiriza niba ari ijambo ry'Imana, niba ari ubuhamya, nta kibazo rwose, ni karibu wisanzure. Murakoze cyane. Mbere na mbere katubanze dusenga Imana kugira ngo itekeshe kubana natwe. Mwami Yesu, uri Imana nziza. Ni koko data, uri mwiza, urakiranuka. Yego data. Iki gitondo abera turagushimiye. Ni ukuri. Tugushimiye ko waturinze. Yego data. Tugushimiye ko wabanye natwe, waturinze iminsi yatambutse, n'uyu munsi uracyari kumwe natwe. Izina ryawe ni ryamamare. Amen. Warinze abagabo, urinda ababyeyi, abakobwa warabarinze, abasore waraturinze. Nta yindi Mana yabikora. Mu bihe bigoye waraturinze, isi duteye ubwoba waraturinze, shitani tugerageza waraturinze. Tuguha icyubahiro none n'aka kanya Mwami, kubw'umugisha tugize wo kuza imbere yawe, ndagusabye ngo ubane natwe, ubane n'abantu bose bakurikirana Nayoti TV, ubahe umugisha, ubiteho. Ayinzi kuri Imana y'Imana nabo ukomeze uganze, ushyirwe hejuru, kuko hirya yawe ari nta yindi Mana. Ndagushimiye kubikora mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana usanga mu gitabo cyo Kuva ibice 33, gitabo cyo Kuva ibice 33, umurongo wa 14. Titire y'amagambo iravuze ngo Mose yinginga Uwiteka kujyana n'Abisiraheli yerekwa ubwiza bwe. 14 haravuze ngo aramusubiza ati, ubwanjye nzajyana nawe muruhure. Kanongere nsubiremo igitabo cyo Kuva 33:14. Haravuze ngo aramusubiza ati, ubwanjye nzajyana nawe muruhure. Shimiye Imana ikibanye natwe, shimiye Imana ikitwitayeho, shimiye Imana ikiturinze kuva tuvutse. Shimiye Imana ko itadusize, nubwo isi yagerageje kudusiga, ariko Imana yakomeje kubana natwe muri byose. Imana ihabwa icyubahiro. Ndashimira Imana yamenye amazina yacu, ibiduhiga bitaramenya ko bizabaho. Ndashimira Imana izi aho tugenda n'ibyo ducamo. Ndashimira Imana kwizi ibituruhije. Niyo mpamvu uyu munsi, niyo mpamvu iyi saha nje kukubwira ngo kuba waragize umugisha kuma, Imana ikakumenya, ije kukuruhura nyuma y'ibintu byari bikuruhije. Nabwiwe ngo nze kubwira abantu bose bakurikirana Nayoti TV, abera b'Imana, nabwiye ngo mbabwire ngo murarushye, ariko Imana ifite umugambi mwiza wo kubaruhura. Ubwo nari ndimo se nabonye abantu batambuka, ariko batambukana imitwaro ibaruhije. Nabonye abantu bari gusenga ariko barushye. Nabonye abantu zibanu ariko barushye.
nabonye ababwiza ubutumwa bwiza ariko barushye, nabonye abaririmbyi barimba ariko bananiwe. Ndabwirwa ngo shitani, umugome shitani yagerageje gufata abera b'Imana ngo abateze akaga n'umuru, ariko nabwe ngo iyabamenye ikabaha umugisha. Nabwe ngo umugisha wayo urabaruhura, nimuyiringira urabaruhura. Ubwo nari musenga nakire message, ndabwirwa ngo nze kubwira abantu bose basenze bakagenda, Imana ikavugana nabo ikababwira ko ibarengera, ariko nyuma yo kubabwira ko ibarengera bagahura n'ingorane, bakananirwa bagiye kugera mu cy'Imana yavuze. Nabwe ngo shitani yashatse kugira ngo mupfire hafi y'ikana, ariko nabwe ngo Imana yabamenye yamenye umugambi umwe shitani abafiteho wo kugira ngo abarushe mutaragera mu cy'Imana yavuze. Nabwe ngo Uwiteka nimwongera kumwiringira araza kubaruhura. Ijambo ryatubwiye ibintu bikomeye cyane, ryatubwiye ngo Mose azamuka umusozi agenda agiye kwinginga Imana. Ubwo yari ari mu rugendo y'Abisirayeli, agenda agiye kwisaba ngo ibane nabo imwereke ubwiza bwayo, ariko ngo ageze ku musozi ngo Imana iza kumenya neza yuko iza kurushaho kumenya neza yuko yamuhaye umugisha, kandi umuruho ntabwo ukuraho umugisha ukuraho umuruho. Ngo Mose asenga Imana, ngo Imana iramwitegereza, imaze kumwitegereza mushumba nafashijwe, ngo iramubwira ngo Mose we, ntabwo kukuruhura ari igitangaza, ahubwo igitangaza ni uko ngomba kugendana nawe, nyuma yo kugendana nawe nkakwereka ubwiza bwanjye. Mose ngo arasenga yinginga Imana, ngo Imana iramubwira ngo ndabizi ko Aroni na Uri bananiwe, bagufashe amaboko barananirwa. Iramubwira ngo ariko njye Uwiteka umenya byose, njye Uwiteka utananirwa. Aramubwira ngo ubwanjye Mose nzagendana nawe, kuko abantu mwagendanye wagera mu muruho bakaguta, ariko ambwira ngo umuruho bagutayemo niwongeye kukuruhuriramo. Umva mama urarushe, wari ufite akazi keza, urakora n'ibyo ujyana mu modoka nziza, ariko urarushe ukeneye kuruhurwa n'Imana. Ngo Imana yitegereza Mose, wa mupapa urarushe, nubwo utuye ahantu heza urarushe. Shitani araza akakumva, mushiki wanjye warize umaze kwiga, ubona akazi ariko umaze kukabona amafaranga urafite n'ibyo koko, ariko kubona umugabo bizaranze urarushe. Uwo ni umuruho wa musore we, uragenda n'ibyo koko, wambara neza, usa neza, abantu barakuba, ariko ugeze hirya bakujya mu matamata urarushe. Ariko Imana iramubwira ngo ubwanjye nzagenda nawe muruhuru, mu gitangaza. Ngo Mose yaciye mu makuru, ngo bimutera ibyiringiro, ngo afata urugendo yagendaga, ngo arogeranye n'umuyaga w'amahoro. Dushimiye Imana. Imana ngo imwitegereje iramubwira mu Kuva 33:17 iramubwira ngo Mose, kuko wangireho umugisha. Agaciro ntagaruka abantu bakumenye, agaciro ni iki Imana yakuvuzeho. Amen. Igitangaza ntagaruka ibyaguhize byahabaye, ahubwo igikomeye nuko Imana akunda hagati muri byo. Imana iramubwira ngo kuko wangireho umugisha, ayibwe shibo saladeya. Iramubwira ngo kuko wangireho umugisha, mwakumenye izina, nicyo ngicyo uvuze ndagikora. Tawara zabero sara, kuko wangireho umugisha. Ubwanjye ngendanye nawe, tone bazayi hikika osahonia nebo, kuko wangireho umugisha. Obezara ngwera abantu bakwimije sabiri wozano tayidoneja yizayino, kuko wagize umugisha kuwiteka papa, nicyo kimuteye kuza kugendana nawe. Herawoza hayira onemini gozayi tambuwe na sara, manza gutangaza imbaraga zikurinze, imbaraga ziguhagazeho, zipfunyise mu cy'Imana yakuvuzeho. Shebaza oneya zira widero alasara, Uwiteka aramubwira ati ubwanjye nzagendana nawe.
nguruhure serika kakakatosa hera wizara ndimo senga nabwiye ibintu bikomeye cyane nabwiye ngo mbwira abantu bari mu gihugu cya Mozambique nabwiye ngo shitani yarabateje umuruho yarabateje kugubwa nabi ariko Imana iri mu ijuru yavuganye nanjye ngo mbabwire ngo muyiringire ifite gahunda nziza yo kubaruhura no kubakiza umuruho shitani yarabateje tosabera siga era wirizuma era eros hirawaza woni kone mu gihugu cya Amerika na mezara nabwiye ngo umaze igihe kinini cyane uriga nutirwa umugongo nodasara abantu barakuretse barakurandira ariko nabwiye ngo niwiringira imbaraga z'Imana biraza kuyitera kuko ari igukiza uwo mugongo igukiza ugotirwa umugongo shawazidi osa hari deras Imana iramubwira ngo ubwanje nzagendana nawe nkuruhora zaningiza berosha atambuwasa umva mama olesa we uri muri Canada hiriza Imana ikunumyeho wodukurikiranye sheboza ala hiriminiza ndabwiyo ngo ivyo bikangisho sheto kawoza shitani yagukangishaga n'iby'ubusa heriza kuko Imana yakurinze cyagiye topesiro nongeyizara ayinoja yiminiza yongeye kukurinda no kukwimana tanoza bezi ayirigirosa arawede banesara ndimo senga nabonye Imana iza kubantu obera wasara mbonije kubantu mbonije kubana mu gico bitandukanye mbonije batuye bitwa tosika hera ndabwigo muri 24 umuntu womatanye n'Imana akomatana n'imbaraga z'Imana Imana iramuruhuye ndabwirwa ngo uwo ngugo Imana ivuganye n'izayimuruhije aguwe neza nazade saira ayidebasa alosika kota wewe wacuruzaga nobezara ukabona rasi alam urangura asawadera ariko inyungu kayitegeza ukayibura nabwiye ngo nuwo n'umuruho shiwizidera enobenosara ariko nyuma y'ibyo byose nabwiye ngo Uwiteka agendanye na aramosikota arabaruhuye nabwiye ngo uhumure niwikomeza kumara 2024 birayitera kugukorera bikomeye impinduka zigaragara mu kazi kawe nukukuruhura nta kindi nukugukiza urubwa nta kindi nukukwambutsa nta kindi nukuguhagararaho nta kindi nukukurwanirira nta kindi nugutamukana nawe nta kindi nukugufata ukuboko iramubwira ngo ubwanjye nzagenda nawe mu ruhuri amen Imana ishimwe y'ubwayo kwituzi mbere yuko isi menya ko tuzabaho nico cyayiteye umunsi mushombo nico cyayiteye gufata icyemezo cyo kongera kugaruka kubera kugira ngo ibaruhure iminsi n'ibihe byabaruhije Imana ishimwe Imana ngo yigiye kimwe yitegereza Yesu ari magenda ngo ananiwe abantu baramunanije baramushize inyuma iramubwira ngo ari kuhereye none ndatangira kugukuza mu maso y'Abisirayeli kugira ngo bamenye neza yuko ni kumwe nawe iramubwira ngo ukuze nabanye na Mose ajigwe ukuze nabanye na Mose niko nawe ngomba kubana nawe ngo Yesu ayimutera gukomera akomeza urugendo ngo ageze imbere kubw'Imana muvuze ngo yakira imbaraga bituma ategeka izuba n'ukwezi igihe cy'ubusa imbere y'abamori Imana ishimwe izi bidukwiriye Imana ishimwe izi byo dukeneye muri urugendo rwo mu isi amen turashimira Imana y'ikidufiteho umugambi nubwo imigambi yo mu isi yaba yarangi ubona ko bizarangi ubona ko bitagishobotse ubona ko bitagikunze Kristo uri mu ijuru udakiranirwa umenya atabwiwe afite gahunda nziza yo kukuruhura murakoze ndabashimiye Uwiteka arushaho kubana namwe Imana ibahe byose amen mwene data Imana iguha umugisha imbaraga n'amavuta kandi wongere wakire gukomeza kwagurwa n'Imana kandi wakomeza gushyigikirwa n'Imana urakoze uyu munsi wa none Imana ifite gahunda ku bantu bayo amen ifite gahunda ku bantu bayo
ifite gahunda. Ifite gahunda. Imbaraga yari ifite kera n'uyu munsi wa none iracyazifite. N'uyu munsi iracyazifite. Imbaraga yakoreshaga umunsi wa igihe cya kera. Yatangaje. N'uyu munsi iracyazikoresha. Akakanya uyu munsi. Igeze ku nyanja igabanya inyanja mo kabiri. Irayigabanya abanyegiputa babireba. Jibos. Uyu munsi wa none Imana iracyazifite. N'uyu munsi iracyazifite. Imana bayigirira icyizere. Imana bayiringire. Uyu munsi wa none abagabo bayigirira icyizere. Akakanya bayikomezeho. Uyu munsi wa none ababyeyi bayigirira icyizere. Bomatanye nayo. Uyu munsi wa none abakobwa bayigirira icyizere. Ibafiteho umugambi mwiza. Uyu munsi wa none abasore bayigirira icyizere. Arozaro Mosara Heda Hesara. Imana izabarwanirira. Nangeza berosa umva igitangaza mushumba. Amen. Ngo bageze ku nyanja y'Isiraheli. Yego. Ngo irabitegereza. Yego. Ngo irebe ukuntu bayikomeje. Haleluya. Ngo bitera kuvugana n'inyanja. Ngo igera kigano n'inyanja. Ngo ako kanya inyanja imenya ko ari Imana ivuze. Ngo iribwiriza icikamo. Hanyuma ngo hari abanyegiputa bari babakurikiye. Ngo bakurikira Abisirayeli kugira ngo batsinde mu nyanja. Ariko ngo bitera Imana gukora igitangaza. Uyu munsi ni wiringira Imana. Biyitere kugukora igitangaza. Kizatuma ibiguhiga biceceka. Bikora igitangaza. Ngo yambutsa Abisirayeli. Imana kuvugana n'inyanja. Ngo bageze hakurya. Ngo yitegereza abanyegiputa. No kutumva kwabo. Yitegereza abanyegiputa n'ubugome bwabo. Ngo irangije itegeka inyanja. Ngo Imana kuyitegeka ikintu cyabo cyanejeje. Ngo abanyegiputa bagezemo aho ngaho. Ngo ikora igitangaza imbere y'amaso ya Mose. Ngo ifata abanyegiputa ibatsinda Abisirayeli bagombaga kugwa. Mozaro sikota. Ndashimira Imana ubwayo igihagarara yamara guhagarara igahagarara mu cyo avuganye nawe bikayitera gufata izakurwanyaga ikabitsira mu maso yawe kugira ngo ukomeze urugendo. Yego. Dezaosayira hiriwa no mangaza tiberosa hora hirarosa ngo Abisirayeli barakomeza. Mushumba komeza ugende. Uyu munsi wa none hari abanyegiputa bakiriho mu isi. Baracyahari. Abarozi baracyahari. Abaguma guhiga baracyahari. Abademoni bakurwanya baracyahari nuko. Ariko Mana abadashaka gutera imbere baracyahari. Abarwanya n'ubishoye baracyahari. Ariko ngo byose Imana irabifata. Byose. Ibitsinda mu maso y'Abisirayeli na Mose. Ngo witwa Miriyamu na Mose. Ngo batangira gufata inanga. Batarabona igitangaza. Batarabona iby'Imana ikoze. Ntabwo bigeze bafata umwanya wo kurimba no gucuranga. Nukuri. Nyuma y'iherezo ry'urugendo rw'ubutayu. Mushumba ari ugushima Imana. Nyuma y'iherezo ry'urugendo rw'ubutayu hari kuzamura Imana icyubahiro. Ngo Miriyamu na Mose ngo batangira kuririmba. Ayiwe. Ngo bararirimba. Ariko ngo baratura. Ngo ngo nimushime Uwiteka. Kuko anesheje bitangaje. Imana ishimwe. Imana igituneshereza aho twakanesherejwe. Imana igidufatira abantu baturekuriye. Imana igidutsindishiriza aho zari bizangije. Ngo Abisirayeli bararirimba. Ariko ngo Mose arakomeza. Ngo ageze imbere ngo yakira imbaraga z'Imana. Mushumba umunsi w'Uwiteka wongera imbaraga nshya. Amen. Hasi erosa wakira imbaraga zivuye ku Mana. Amen. Heni zaramara. Ngo Mose azaciye. Ngo azakira Abisirayeli bari kuvuza induru. Ariko ngo ahagarara mu cyo Imana yavuze. Ngo arababwira ngo mwitinya. Yego. Ahubwo mwihagararire. Yego. Mureba agakiza Uwiteka ribazana uyu munsi. Ngo arababwira ngo abanyegiputa mwabonaga hari hakurya. Ntabwo muzongera kubabona ukundi. Ngo Mose arirahira. Ngo arababwira ngo Uwiteka yubarwanirire. Haleluya. Amen. Ndashimira Imana. Amen. Kufite umugambi mwiza. Aka kanya yohereje abamarayika bagomba kurwana abera b'Imana. Aka kanya yohereje abamarayika bagomba gutsindishiza abantu bomatanye n'Imana. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Ngo Mose aravuga ngo mwitinya. Ariko muri byo bivuze neza avuze ngo reka gutinya ibiza kubaho. Imana irakurinda.
mu bikurwanya irakurinda, mu maganya yarakurinze, ayiwe uvuka yarakurinze, wibuka bavuga ngo ntabwo uzakura ariko Imana igaca yitegeka ugakura, wibuka bavuga ngo ntabwo uzatura Kigali Imana ikabikora bare ukahatura, Imana irakurinda, Imana irakurinda, wibuka bavuga ngo ntabwo uzagura ipantaro ngo uzaragira ingurube mu cyaro ariko Imana ikagukoreka kuzana Kigali. Ndafashijwe rwose. Mose ngarababwira ngo witinya kuko kurwanira ari umuremyi kandi guhiga n'ibiremwa. Witinya ngo urabwira ngo mwiye gutinya ahubwo mureba agakiza, gahunda no gukomeza kubana n'Imana tugakizwa tukirinda ibyaha n'ibisa nabyo, Imana igakora ibikomeye agambire ku buzima bwacu. Amen. Ngo abisere barakomeza, ngo bakomeza urugendo, ngo bakomeza mu mbaraga z'Imana, ngo Imana irabasezeranya ngo igitangaza, ngo bageze imbere gakeya ngo yarebye isanga ibahiga biracyahari. Nukuri mushumba ibyaguhiza uri mu mubaba no mu munezero biracyagushakisha, ariko ngo ibwira Mose ikintu gikomeye cyane, ngo iramubwira ngo Mose we njye Uwiteka uhereye none nohereje amavubi kugira ngo akurwanire. Mose ngo agubwa neza, ngo Imana iranezerwa. Haleluya. Iravuga ngo nani umwana w'umuntu aciye kurwanya izagira ikigutwara. Umva igikomeye ngo Mose ageze imbere gakeya ngo iravuga ngo n'imbwa ntizizakumokera. Amen. Uri kumwe n'Imana, ibiguhiga birakureba bikagutinya bigatitira bigahinda umushyitsi bigahungabana, ayiwe bikibwiriza bikaguhunga ugakomeza. Kandi ikintu nshimira Imana, ntabwo Imana igikora ikosa ryo gufata ibintu biguhiga ngo bituze kure yawe. Oya irabireka bigatura hafi yawe, ukarya biri kukureba, ukambara biri kukureba, ugatera imbere bikureba, ayiwe ikagukuza biri kukureba. Ariko ngo iyo bigeze mu gihe cyo gushaka kukwica bigusatiriye, ngo bituma Imana yohereza abamarayika bagomba kuguhagararaho. Kandi ngo igikomeye ibyo byose ngo ibiguhiga bijya birambirwa. Ibyaguhize byarambirwa biragenda, ibyakurwanyije byarambiwe biragenda, ariko icyo Imana yavuganye nawe cyasigaranye nawe. Amen. Icyo Imana yakurishije cyarahagumye, isezerano ry'Imana ryagumanye nawe, ariko ibikugaragaza byaciyeho, ibikubwira ngo uzapfa byaciyeho, nurangiye gukomeza urugendo. Turashimira Imana kuko dukomeje mu rugendo. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Imana iguhe umugisha mwene data, amahoro y'Imana akomeze kuganza ku bantu bose banayoti, kandi wakire gukomeza kwagurwa n'Imana, kubakwa n'Imana, gushyigikirwa n'Imana. Ndabwiye ngo mbwira abantu bari mu gihugu cya Kenya, ndabwiye ngo Imana yo mu ijuru yongeye kubagarukaho. Zaninga osabeni shiribosaro. Ndabwiye ngo mbwira abantu bari Nairobi yuko Imana yongeye kubimana kikota. Ndabona marayika w'Imana yongeye guhagarara abantu bari kugera mu mabisi Nairobi. Zaniwiro ndabwiye ngo shitani yarateje impanuka ikomeye cyane mu gihugu cya Kenya Nairobi, ariko nabwiye ngo Imana ikoze ibidasanzwe yimanya abera bari muri Kenya, irabimanye toniya nizara ero sirigone wizaro peno widera shibini wiziri dini wiro ero toma wizaka zabena wisira hiriro saramushu. Ndabwiye ngo nubwo ibyaguhize byahabaye, ariko Imana irakuzamuye gukiza hejuru yabyo. Tawirangizaya halasarawiro hero tambuwi dezayidi irigiwiza bero shihisa onamo ero nanguwa zara noja yibeniziyo siriti kakaka. Ndabwiye ngo Imana yagutangukije mushumba. Shalo wa salama taringa yizigi kino ilo hiro hero saiba loza de la sisa ayiningia sadeza iriwa na muwisi sara ayede basara mushum tosiko tanabwiye ngo Imana ikurinze kumva inkuru mbi iturutse mu gihugu cya Amerika. Sahe ndabwiye ngo Imana ikoze ibidasanzwe. Imana ishimwe. Nozeberosa hirigiza Imana ibwira Mose ngo ubwanjye nzagendana nawe. Amen. Nkuruhure. Amen. Nabwiye ngo abantu bari barushye,
ariko yamenye umuruho wabo nabwiye ngo igendanye nabo kandi rabaruhuye. Imana ibaha umugisha, ndabakunda cyane. Twasoza dusenga Imana, yego ongera usengera abantu kandi kugira ngo Imana yongere kubagarukaho, Imana yongere kubana nabo. Ndagushimiye mwana. Poweza regini yazara hiriro saroero, ngushimiye kuri Imana yacu bwite. Nongande zabera izi ayikaka tuzumuni wose dilini wozano erosara uri Imana yihagije. Tawala sarabirosika heririza mwiki kigano ndagushimiye bebosa kuri Imana ikoze ibikomeye. Saraoreza ukoze ibikomeye kwa badukurikiranye. Shabiko tazayini ngazarasara heriraza ukoze ibikomeye ku bantu barahangaha. Tawiri iziro ukoze ibikomeye kuri iki gihugu. Tobe nosa ero sara ndabona wongeye kuzamura abantu mu buryo butandukanye. Nonga sedera arasindabwiye ngo uruhuye abantu. Erosiko ayikakotaza ndagushimiye kubikoze. None nyemera cyane abantu baduteza amatwi. Abantu babanye natwe mu iki kigano nubaho umugisha, nubarengere, nubite, nubarwanire. Ndasenze senge umuntu wese ku giti cye kugira ngo ugendane nawe. Ushime kuri Imana ivuganye nanjye yuko haye abantu imbaraga zikomeza. To higa izi de bandera sahera. Uri Imana ibikoze. Na yindi Mana na wundi murengeze. Icyo tunayije ni imbaraga mizabazimu n'abadayimoni. Mu izina rya Yesu Kristo twatuye imbaraga z'Uwiteka, twatuye imbaraga zangazo zikomeza kurinda abera bawe, imbaraga zikomeza kurwanira abera bagutakira amanywa na nijoro. Ushimwe kuri Imana yabibonye, ushimwe kuri Imana ikoze ibikomeye, ushimwe kuri Imana ihinduye byinshi. Uhabwe icyubahiro hirya no nta yindi Mana, nta wundi murengezi. Ni wewe wo kwiringirwa, ni wewe wo gutakambirwa, ni wewe gupfukamirwa. Komeza uganze utegeke muri byose. Turarushaho kukudeba zarawi onemoneza era sinato dutegereje icyo wadeba sikaruwa ziderosa icyo wavuganye natwe ko gisohora ku buzima bwacu. Tugushimiye kuri Imana byose bishore mu izina ryawe, amen. Tubabwira ngo mukomeze kugubwa neza ubuzima nayo, tubabwira ngo Imana ibaho umugisha. Hello Debo shakaza hera sara asante mwa ndagushimiye. Tubabwira ngo mugubwe neza. Tabaneza Shalom. Amen. Nayo TV.